yazize iki? Uno munsi tugiye kuvuga ku ndirimbo Pompom, ngiye kubabwira icyo yazize. Indirimbo Pompom kano kanya ifite views miliyoni 4,800,000 ugereranyije n'indirimbo y'umuntu witwa The Ben yakoranye n'umuntu witwa Diamond yagonze viral ifite miliyoni 27. Wanareba ino ndirimbo y'umuntu witwa Bruce Melody na Diamond, abantu batangiye kwibaza bati se izagoyinga viral nk'iya The Ben? Ngiye kubabwira ikintu ndirimbo irimo irazira. Uwo witwa The Ben yakoze indirimbo featuring nziza n'umuntu witwa Diamond, ariko yapodingwa kuri platform z'umuntu witwa Diamond, platform ngari kandi cyangwa se platform nini cyane. Ariko witwa Bruce Melody yarayikoza yapodinga kuri platform ze zisanzwe n'ubundi ashyira indirimbo ari kumwe na ba Joboy zigakubita miliyoni 3 gusa bikarangira. Ikindi kintu ino ndirimbo irimo irazira Bruce Melody nyirizino bwe, kuko witwa Bruce Melody nyirango murabizi ejo wundi ari muri Kenya twabonye abapeti batanazwi, tubona abanyemano benshi batanazwi yagiye gukorana nabo challenge, ariko yimye agaciro aba content creator, ababyinnyi b'abanyarwanda byibura ngo tumubone ari kumwe n'abana bato bakizamuka arimo barakora ama challenge y'iriya ndirimbo. Bivuze ngo igihugu arimo cyangwa se uruganda arimo yabanje kurwima amahirwe cyangwa se kuba yakanga gukorana na Rwumuka byaramo. Ikindi kintu cyabaye nuko mu mafaranga bishyuye uwitwa Diamond hatarimo amafaranga ya promotion. Bivuze ngo ino ndirimbo Pompom ikirimo irazira nukuri kuri platform zikiriritse tugereranyije na platform indirimbo wa ya The Ben yanyuzeho.